Yes, tubahaye ikaze in the topic TV nk'ibisanzwe abantu mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese aho muherereye mu Rwanda ibihugu bihana imbibi imigabane yose Amerika Asia na Europe mwese tubahaye ikaze kuri the topic TV. Yes, twiganirire mukomeje kubona umukobwa uza ku mbuga nkoranyambaga avuga ko yakoze kwa Aline Gahongayire. Murabyibuka igihe ngo bamufungira ibihumbi 100 ngo bivugwa yuko ngo Gahongayire ngo yamubeshyeye yuko yamwibye amafaranga ngo kandi ntayo yigeze amwiba ngo birangira anamufungishije. Ibyo bivuyeho birarangira aza mu buzima busanzwe niko kuza kuvuga yuko Aline Gahongayire ngo ngakorana n'izindi mbaraga ngo n'indi myuka. Watangira kuvuga yuko ngo Gahongayire ngo hari inzoka yajyagiza ngo ikagenda inyura ku meza kuri salamanje ngo ikagenda ikanyura hejuru y'ibisorori bamajije kubitegura. Ibyo bintu byose uwo mukobwa araza arabivuga agerekaho n'ibindi nyine nyandagazi umuntu atakifuza kumva mu matwi ye. Ibyo birarangiye. Ubwo Aline Gahongayire yari yakoze live abantu baramubaza bamubajije ibibazo aravuga ati aransaba imbabazi z'iki gihe tufitanye ikihe kibazo birarangira. Arangira avuga ati nagume mu bakozi aracyari mu bakozi nge nageze hehe mu bashoramari. Ubwo Aline Gahongayire bivuze abantu baramwataka cyane baramutuka. Abantu baramwanga huri wahamanuka ejo bundi nawe ukamera nkawe. Abandi ati nawe yaba umuntu kurenzeho kandi akagukoresha baramutuka pe. Abandi baravuga ati abamabuja muri irata abamabuja mwigira uko mu buryo budashobotse mwigira ibitangaza kandi iyaguhaye niyo yakwaka. Nyine wumva yuko abantu bamwatatse kubw'iryo jambo avuze. Uwo niwe Aline Gahongayire wanyawe wivuyemo amubwira uko yiyumva mukuri kwe nta buryarya. Nibyo yamubwiye ko yumvaga kuri we ari byo bimukwiriye. Ibyo ntibirangiye. Uwo mukobwa nawe araza mwamubonye yiriwe kwizi mihanda ati nge nababajwe n'ijambo Aline Gahongayire yavuze kuko iyamuhaye niyo yampa kandi nawe ikamwambura. Uwo mukobwa niko kuza hejuru y'ibyo yavuze yongeraho ibindi avuga ngo kuntu umuntu witwa Aline Gahongayire usibye ibyamuvuze by'uko ngo ari umuntu ufite iyindi myuka akoresha ngo iwe mu rugo ngo habe inzoka. Anavuga yuko ngo buri Aline Gahongayire ari umuntu ukorera nta kwishyura. Abo yaguriye imyenda ntabishyura. Abaje gukora amasuku mu rugo ntabishyura. Abaje gukora muri jardin kumesa ngo ntabishyura. Ibyo ntibirangiye umukobwa none hagera ku kintu cy'inyandagazi aragenda avuga ko Aline Gahongayire ari umunywi w'inzoga w'umusinzi. Avuga ko Aline Gahongayire ari umutinganyi bya bindi by'ubuzima bwe bwose araza kubita hasi inkuru habaye umuriro mbese uratse. Ati Gahongayire iwe haza abakobwa bamara kuza bakajyana mu cyumba urumva ngiye uko mba nasize nshashe nkasanga hari ibintu byahindutse kubwo buriri nkaho hari ibyakoreweho nkasanga amashuka nabangiye kuyahindura. Ati hoya nako ati murumva ntago abantu bajyana mu cyumba ngo ibintu birangirira aho ngaho. Wibuka ko ari iki ngo ari abakobwa cyangwa abagore bagenzi be. Hanyuma y'ibyo ngibyo abo bakobwa ngo bagakora ibyo bakora ngo bivugwa yuko ngo ari abasambanyi mu buryo bw'ubutinganyi ko ari abakobwa bagenzi be. Ngo uwo mukobwa yajya guhindura amashuka cyangwa gusukura icyumba ngo agasanga amashuka agize ate aratose. Ari byo bituma uwo mukobwa avuga yuko ngo Gahongayire ari iki hanyuma yo kubanga akoresha imyuka mibi ngo akaba ari umunywi w'inzoga hageretseho n'iki n'umuco w'ubutinganyi. Tuvugisha ukuri ubu uyu mukobwa usibye kuza kuvuga ibi bintu hari abantu bamuri inyuma yaba abamutunga mikoro yaba abamutuma kuvuga ibyo bintu rwego rwo gusebya izina ry'umuntu mwamwanga mwamukunda Gahongayire azakomeza abe Gahongayire. Ariko biragaragara yuko uyu mukobwa ni script iba yabayeho bakavuga ngo genda uvuge biriya bintu bakamwoshya akagenda akabivuga. Uyu mukobwa nibaza ubwenge ari menge niba yiyumvamo kuba yarafunzwe ntabwo bizaba rimwe bazongera bamufunga. None se mwa bantu tumvugishije ukuri Aline Gahongayire ni umuntu w'inyama n'amaraso ntitunagena kuri ibyo bintu yabikora kuko ni umuntu ukiri ku isi. Uri umukandida w'ibyiza ndetse n'ibibi sibyo. Uri umukandida wo gukiranuka ndetse ukaba n'umukandida w'iki
w'ibyaha byose bishoboka. Ibyo byose birashoboka ku muntu. Na Gahongayire rero ntabwo ari umumarayika, ariko kuba uyu mukobwa yavuga ibi bintu abantu bakaza muri komenti cyangwa n'ahandi hantu bakirirwa batera Gahongayire amabuye ngo nibyo mubyemezwa n'iki ko ari byo? Ese bifite gihamya ku buryo mwifasha abantu mwese mugatera Gahongayireho umunwa ngo nibyo arabikora? Ubu niwe muntu wenyine wakoze kwa Gahongayire wabonye ibyo bintu. Yabyize si uyu mukobwa agezeyo? Uyu mukobwa ni inkozi y'ibibi ku kigero cy'uko ibi bintu atari ibintu biri kuva muri we, hari abandi bantu babiri inyuma. Babandi nyine bamwanga, babandi batumva ko Gahongayire agomba kubaho mu buzima bwe, bakaza noneho bazamuramo umuriro wagira ngo barakongeje, bakabyemera nk'aho bari bahari. Wa mukobwa we barakoshya, wa mukobwa umuntu uri kukoshya niba gufunga ntazakugemurira, ntazagushakira umunyamategeko, muzaba muherukana ubwo ngubwo. Muribuka Gahongayire ejo bundi yarahorose, arahorota cyane mu buryo bugaragara buri muntu wese. Muri comment umuntu akihandagaza akaza akavuga ngo ye baba we, ngo sida irakwishe, ngo kanseri irakwishe. Ese umuntu yabaho gute kugira ngo abantu banezerwe? Umuntu yabaho gute kugira ngo ashimishe abantu? Umuntu arabyibushye ngo kingana n'ikigega, wahorota ngo sida irakwishe. Waba ubyibushye ngo jya wiyitaho, ufite amafaranga, jya umenya kurya indyo nzima, ugire taye nzima. Umuntu yabaho gute se kugira ngo abantu banezerwe? Umuntu yabaho gute kugira ngo abantu bumve yuko yabashimisha? Kuba rero umuntu atashimisha abantu bose, kuba umuntu atanezeza abantu bose, Gahongayire uko avuga niko ari, uko ateye niko ari. Kuba rero umukobwa yaza akavuga ngo ni umutinganyi, ni umunywanzoga, ni umwambuzi, uyu mukobwa nta gihamya afite. N'ikimenyimenyi ntabwo ari wenyine wakoze mwarurarugo. Kuva ari na Gahongayire yatangiye gutunga umukozi, si uriya mukobwa wenyine wahakoze. Kuki nta wundi wigeze aza ngo abyemeze yuko ibyo bintu biba kwa Gahongayire? Kuntu abakozi bavuga murabizi mw'abantu, abakozi baravuga bagira umunwa, mbese Imana yakojeje umunwa wabo kuri gazi. Murabizi neza, nta banga bagira, ibanga n'icyo bibagiwe. Nta banga na rike y'abakozi bo mu rugo bagira. Ubu uriya mukobwa ibyo bintu niwe wenyine wabibonye kwa Aline Gahongayire, nta bandi babibonye. Hari kuza n'abandi bantu b'amatimu nabo bakabivuga, ariko uriya niwe wabibonye. Uku rero yigize intyoza, wa mukobwa yenda kugira inama, uku wigize intyoza, ibintu bizakubaho uzabifatisha yombi. Umuntu ukuri inyuma muzahura ku munsi wagiye muri gereza, nta kindi gihe uzamubona. Hahandi utazabona umunyamategeko, hahandi dosiye itazabona umuntu uyikurikirana, ibintu byawe bikibagirana nk'utigeze kubaho. Abantu mwe murabizi neza ko hari abantu boshya abantu. Umuntu akaba yigaramiye ibere nk'ariya akakoshya ubuzima bwawe, future yawe ikabirangire muri gereza. Ubuzima bwawe by'iteka ryose bukaburiburijwemo. Hejuru ko umuntu yaje akakurusha ubwenge, ntukoreshe ubwenge ukitandukanya nabwo. Umuntu yamara kukubeshya ikintu ukagenda ukaborera muri gereza, nta muntu uzagukurikiranya, yenda na famiye yawe ubamo nta bushobozi ifite. Nukuri umuntu akakoshya akaguha udufaranga tw'ubusabusa, tutanakurenza gatuna, ukavuga ibintu utazabasha gusubiramo imbere y'umunyamategeko, ukavuga ibintu utazabasha gusubiramo igihe abantu bazaba baguhanze amaso bakubwira ngo subiramo ibi bintu werekane n'igihamya, subiramo ibi bintu uvuga aho wabikuye, subiramo ibi bintu uvuga impamvu wahimbiye umuntu. Kuko ibintu bitagira gihamya biba byitwa iki? Biba byitwa amagambo n'ubujajwa. Uyu mukobwa rero nawe ashobora gushiduka ubuzima bwe burangiriye ahangaha. Urumva? Uriya mugore ni indwanyi, ni umukozi, ntabwo wamusebye izi inshuro zose ngo birangire kura nk'uko bagufunze. Ushobora kongera kwisanga muri gereza. Niba uzi ubwenge ureka kwitandukanya nabwo, ahubwo utekereze nunagira n'ubwenge buzima. Waba warakozeyo, waba utaranakozeyo, uzatera intambwe ugiye mu rugo umusabe imbabazi. Umusabe imbabazi, uvuga ko ibyo bintu uko wabivuze wohejwe, kuko kuva tutari twamenya ukuri kwabyo.